twongeye nanone kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Inshuti zacu, Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Duhaye ikaze bamaze gukora subscribe hano kuri Joshua TV Rwanda. Niba utarabikora ni umwanya wo kubikora, namwe mugenda mutwereka ko turi kumwe, mukanda like ndetse mukanasharinga ku bandi kugira ngo nabo bibagereho. Imana y'amahoro ibagirire neza. Muri kumwe nanjye Joshua Gasigwa. Imana yo mu ijuru ibatabare kandi Imana ikomeze kubarengera. Nawe niba utarabikora ni ukuri ni umwanya wo kubikora kugira ngo ijambo ry'Imana rijye rikugereraho igihe. Ndabizi neza ko uzabona umugisha w'Imana, izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero ni wa mwanya wa mbere yuko inkoki ibika. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza. Reka uyu mwanya mbere yuko tugira ibindi bintu dukora cyangwa se mbere yuko dusenga, reka tubanza twumve ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka ibice 19 umurongo waho wa 3 gusa. Luka ibice bya 19 turasoma umurongo waho wa 3. Haravuga ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Inshuti zanjye mwebwe munkurikiye, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera ndabizi ko biri kumwe nawe. Urabizi neza mbere yuko dusenga turabanza tukumva ijambo ndetse iryo jambo tukarisengeramo. Wowe nkurikiye, Imana yo mu ijuru irambwiye ngo kubw'umuhati wari ufite, kubw'imbaraga ufite, kubw'ubushake ufite, bigiye gutuma ubona Yesu. Haleluya. Imana iri kumira ijambo yambwiye ngo mpanurire buri muntu wese udukurikiye mbere yuko inkoko ibika. Kubw'umuhati ugira wo gukorera Imana, kubw'umuhati ugira wo kumva Yesu, kubw'umuhati ugira mu bya Yesu, nibyo bigiye gutuma umubona. Hari abantu benshi tugira bagenda bajya gusenga, ariko ukabona umwanya wabo baharira Imana ni igihe nta kintu na kimwe bafite cyo gukora, ni igihe bari free, ni igihe babohotse, mbese ukabona iby'Imana babijyamo ari mbuze uko ngira. Ariko hari n'uwundi uhera ku wa mbere aho Imana umwanya akayubaha, ntayimenyere, ntayisuzugure, bitewe n'umuhati ugira mu bya Yesu, nibyo bigiye gutuma ubona Yesu ku mugaragaro izuba riva. Bibiliya itubwiye umugabo witwa Zakayo. Uyu mugabo Bibiliya iri kumuvuga wumva ari umuntu ukomeye cyane. Icyambere yari umuyobozi, ngo yari umukoresha w'ikoro mukuru, yari umuyobozi w'abantu basoresha, yari umuntu ukomeye cyane wakoraga mu mafaranga, yari afite ubutunzi. Icyo nicyo cyambere ivuga, yari umuyobozi, icyakara afite ubutunzi. Ngo ariko nubwo byo byose yari abifite, hari aho yageraga ubutunzi bwe ntiyagiye icyo bumumarira, hari aho yageraga imbaraga n'ubushobozi bwiwe bikarangira. Bibiliya iravuga ngo yari mugufiye. Reka nkubwire wowe nkurikiye, mu buryo bwose, mu bwishongore n'ibintu byose ujya uhura nabyo, ukabona abantu bari kwishongora, ukabona ibintu byose biri kwiha imbaraga zidasanzwe, nta muntu n'umwe ujya ubura ahantu aba mugufi. Reka nkubwire, nta muntu n'umwe ujya ubura ahaba mugufi. Nushaka uba ufite amafaranga, urasanga mu rugo rwawe uri mugufi. Nushaka uba ufite abana beza, urasanga mu butunzi uri mugufi. Nushaka uba utuye, urasanga ugera mu rugo amahoro warayabuze, uri mugufi mu mahoro. Nta muntu n'umwe mu isi yababaho ujya ubura aho aba mugufi. Haleluya. Uyu mugabo ngo ni Zakayo, yari afite bimwe byose mu isi, yari afite ubutunzi, yari afite icyubahiro, ariko ngo ari mugufi. Bibiliya rero iravuga ngo igihe cy'umwami Yesu ari kugenda ari kwigisha, ngo agera ahantu Zakayo yari ari. Ngo Zakayo agerageje kumureba abona abantu ni benshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, yajya kugerageza ngo yisimbukuruza arebe Yesu, akabona umuntu utagira amafaranga ariko ni muremure, akabona ntabwo yamurenza amaso ngo abone Yesu. Hari abantu batubereye barebare bitashoboka ko twabona Yesu, ariko muri aya masaha, muri uyu mugoroba, muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, aho bwije iwanyu, aho bukeye iwanyu, aho ari ku manywa, aho uherereye, Imana yo mu ijuru ivuganye nawe. Hari ahantu wagera ukabona ntabwo byoroshye kubona umwami, ariko aho ngaho utagera kubw'umuhati ubishizemo, uvuga ngo ndabizi neza yuko Yesu azakora ibikomeye, ndabizi neza ko Yesu azangenderera, ndabizi neza ko Yesu azahindura amateka, bigiye gutuma ubona Yesu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Zakayo yagerageje kureba umwami Yesu, ngo ariko abona ntabwo bishoboka, ngo kuko abantu bari benshi, ngo kandi ari mugufi. Aravuga ngo kugira ngo mbone uyu mwami w'abantu nuko ngomba kubigira mu umuhati. Bibiliya iravuga ngo arapimiranya, aravuga ngo ngiye gukoresha ubuhanga, menya aho agomba kunyura, menya aho ari buze guca, biramfasha kumureba. Haleluya.
Zakayo ngo arareba abona hari ahantu hari umuvumu, kandi aho ngaho kuri uwo muvumu niho agiye guca. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arirukanka asiga abandi. Umva iki kintu akoze, arasiganwe. Pawulo ari kwandika aravuze ngo ndasiganwa, ngo ariko si nk'utazi yajya. Arasiganwa asiga abandi. Ni gute ushaka kureba Yesu aho uri kugenda muri ritime y'indi y'abandi? Wambabarira ugasiganwa nshuti yanjye. Ko Yesu ashaka kugirira neza umuntu ufite gusiganwa. Ko Yesu ashaka kugirira neza umuntu ufite umuvuduko udasanzwe wo kumushaka. Ngo arasiganwa. Haleluya, haleluya. Ngo ariruka ajya mu giti cyitwa umuvumu. Ngo kandi iki giti cyari gifite umwihariko, niho Yesu yari agiye kunyura. Ndagira ngo nkubwire ngo umuvuduko ufite ukajya aho Yesu agiye kunyura bigiye gutuma umureba neza. Ndahanuriye ubuzima bwawe, Imana iguha umuvuduko harucikiye intege. Hari abo twatangiranye bafite umuvuduko, ariko muri aka kanya bagiye muri ritime nk'iz'abandi. Bagendeye muri ritime nk'iz'abandi. Haleluya, haleluya. Bagendeye muri ritime nk'iz'abandi. Imana ikugirire neza kandi Imana ikomeze kukwambikisha imbaraga. Ngo ariruka, aravuduka, arasimbuka, lebone fodo preni. Ngo arurira, yurira igiti. Ngo amaze kurira, Bibiliya iravuga ngo Yesu agera kuri cya giti. Ngo ahageze, ngo areba umuntu wagize umuvuduko akaruta abandi, yarangiza akajya kurira. Ngo arahageze arararama. Bivuze ngo uyu muhati uyu muntu yagize utumye Yesu ataharenga. Umuvuduko ufite muri ibi bintu by'umwami w'abami nibyo bigiye gutuma Yesu atarenga aho uhagaze. Haleluya. Yesu afashe icyemezo muri uyu mwaka wa 2025, muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, bitewe n'umuvuduko ufite mu gushaka amagambo y'inkomezi y'umwami w'abami, mu gushaka uko wazamura icyubahiro cya Yesu, mu gushaka uko warinda gukiranuka kwawe, mu gushaka uko uri guha, uko wahamya n'abandi bakabimenya. Nibyo bigiye gutuma Yesu ahagarara aho uhagaze. Ngo yahageze aravuga ngo ntabwo nakora ikosa ryo kurenga aha hantu. Haleluya. Ngo ahageze arahagarara. Ngo ntiyahagarara gusa, ngo arangije arararama. Ngo areba hejuru, abwira Zakayo ngo yewe Zakayo we, bitewe n'umuvuduko ufite, bitewe n'ubushake wagize, bitewe n'ibindi wagombaga gukora wahagaritse, ntabwo wananirwa kumbona. Usibye no kumbona, aramubwira ngo uva muri icyo giti, manuka, manuka, uyu munsi ngomba kurara iwawe, noneho umbone nk'uko ushaka, umbone, ngomba kuba umugisha ku buzima bwawe. Reka nkubwire nshuti yanjye, birashoboka ko Zakayo yaravugaga ati nimubona gusa birarangirira aho ngaho, nta kindi kintu biri butange. Ariko Yesu abonye umuvuduko n'ubushake Zakayo yagize, aravuga ngo ngomba kurara iwawe. Haleluya. Nta kindi kintu gituma Yesu atinda mu buzima bwawe, nta kindi kintu kiri butume Yesu aguha umwanya uhagije, nuko uri buze kugira umuvuduko mu bye. Imana yo mu ijuru iguha iyerekwa, Imana yo mu ijuru iguha ubundi bumenyi, iguha ubutware bwo kumenya uko ugendana n'uyu Yesu, ari we Yesu umwami w'abami. Yesu araza gutindana nawe, Yesu agiye gukorana nawe iby'ubutwari. Uko utindanye nawe ukava mu bitagira agaciro, uko utindanye nawe ukamuha icyubahiro mu isi, abantu bose bakabona yuko uri guhamya, nibyo bigiye gutuma ubona ineza y'Imana, nibyo bigiye gutuma ubona kugirirwa neza n'Imana, nibyo bigiye gutuma ubona icyubahiro cy'Imana, nibyo bigiye gutuma uva mu rwego rumwe ukajya mu rundi. Mu izina rya Yesu Kristo ugiye kubona amashimwe, ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona icyubahiro cy'Imana, ugiye kubona gukora kw'Imana. Inshuti yanjye, manuriye ubuzima bwawe. Uwo muhati uri kugira ntabwo ari uw'imfabusa, abandi babivuyemo, ariko uravuga ngo ntabwo bishoboka, ntabwo nabivamo. Uracyafite guhamya. Imana yo mu ijuru igiye kuza kukugirira neza bitewe n'umuhati, bitewe n'umuvuduko wagize. Yesu ageze aho Zakayo ari, abona umuvuduko yagize, abona umuhati yagize, abona imbaraga yatakaje, ari kurira igiti. Aravuga ngo ntabwo narenga hano, ntabwo naba nkoze ikosa, ngomba gutindana n'uyu muntu wanyeretse urukundo nyakuri, wanyeretse ko ahaye ibyanjye agaciro, wanyeretse yuko ahaye ibyanjye imbaraga, akabitakazamo imbaraga, akabitakazamo umwanya. Imana umwanya uri gutakaza, uri kuyitakariza mu bye, niwe ugiye kumenya Imana nyayo, nibwo ugiye kubona
kubona ibisubizo byawe. Ndagira ngo manurire ubuzima bwawe, akira gutindana n'Imana mu buzima bwawe, akira kubana n'Imana, akira guhagararana n'Imana, akira gucumbikira Yesu akaba iwawe byiteka. Haleluya. Ngo abandi batagize ubwenge ngo batangira kurema amatiku, ngo batangira kuvuga ibyaha bya Zakayo, aho kugira ngo babone ko Zakayo agabanye batangira kujya mu matiku. Ngo Yesu abyima amatwi. Haleluya. Ngo Yesu abyima amatwi. Ndagira ngo nkubwire, hari abantu baremye amatiku, ariko nibashake bagusebye, nibashake bavuga ngo uri umutekamutwe, nibashake bavuga ngo uri umunyabinyoma, nibashake bavuga ngo waravangiwe. Ibyo Yesu ntabwo abyitayeho. Icyemezo yafashe nicyo kigiye gutuma aza kurara kwa Zakayo. Yesu yabonye umuhati Zakayo yagize, kandi uyu muhati Zakayo yagize ntabwo wakurwaho n'amagambo y'abantu, ntabwo wakurwaho n'amatiku bari kuvuga, ntabwo wakurwaho n'ibyo bagambiriye. Yesu waracumuye, wagize nabi, wakoshereje abantu, ariko kubw'umuhati wagize wo kongera kugaruka mu nzira nziza, wo kumenya no kugira ubushake bwa Yesu, bigiye gutuma Yesu aza kurara iwawe kandi agatindana nawe. Ngo barema amatiku Zakayo ari kugabana. Uzi ko hari abagiye kurema amatiku uri kugabana? Uzi ko hari abagiye kurema amatiku uri kumwe na Yesu muri gusangira? Uzi ko hari abagiye kurema amatiku uri kujya mu nzu yawe? Uzi ko hari abagiye kurema amatiku uri kujya muri business yawe? Uzi ko hari abagiye kurema amatiku bakatindamo uri kubyara, uri kugera muri ya business Yesu yavuze? Ni ukuri bareke bakuvuge, bagutehe igihe. Imana nibihindura bazahita bumirwa. Ngo Zakayo yumvise ibineza neza, abwira abantu bari aho ngaho, arababwira ngo igitumye muri kure mu rusaku, Yesu nabakoreye nabi, ariko kubwo Yesu yageze iwanjye ntabwo nabura inyishu. Yesu ahari, ndabibishyura kandi ndabikubakane. Reka nkubwire, ugiye guca agasuzuguro k'abari bari kunoshana uri kubireba. Ugiye guca agasuzuguro, Imana igiye gutuma uca agasuzuguro k'abari bari kukuvuga mu rwongorerano uhahagaze. Yesu agiye gutuma uca agasuzuguro k'abari bari kuvuga ngo ntabwo bishoboka, batakwifurizaga ibyiza, ahubwo Yesu akaza bari kuvuga ngo ntibishoboka. Reka nkubwire, manurire ubuzima bwawe. Ibyo byose ugiye kubibona muri uyu mwaka, ibyo byose ugiye kubibona muri aya mezi, muri uku kwezi, muri iyi ntangiriro z'umwaka. Bigiye kukugeraho, ugiye kuba amashimwe. Abantu bavuga ngo Yesu yaciye amagambo yarayaciye, yaraje ahagarara mu butware bwe, yihesha icyubahiro, isi yose irabimenya. Muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, akira amashimwe y'Imana, akira gukora kw'Imana, akira icyubahiro cy'Imana. Ni ukuri ntabwo uzagwa isari. Yesu agiye kuza iwawe, agiye kuza kurara iwawe, kandi ntabwo azaharara rimwe, ahubwo umuhati ufite niwo ugiye gutuma mugumana mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusengana, ubyizere. Ndabizi neza ko hari amashimwe agiye kumvikana mu kanwa kawe, kubera ko Yesu yatinze iwawe. Zakayo ngo ahita ajya kwakira Yesu, aravuga ngo ibyo nambuye byose ndabirihakane, kandi ngo abona ibyo inyishu. Reka nkubwire, hari abantu wari ufitiye amadeni ugiye kubishyura, ndetse uzanabaha n'inyungu ikomeye batatekerezaga. Hari ibintu byinshi wakoze abantu babyaheragaho bari kugucira urubanza. Yesu agiye gutuma ubiforumata, usigara uri umukiranutsi. Niwe wenyine ujya ubiforumata, ukaba umwere, ugasigara nta ribu, ugasigara nta nkiko, ugasigara nta bunzi bari ku buzima bwawe, ukaba umwere, ukamera nk'umwana muto urimo kuvuka w'umukiranutsi. Ugiye kubona ubugingo mu buzima bwawe bwo Yesu agiye kukuzanira. Reka dusengane Imana muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, ubutumwa ujye ubusangiza abandi, nabo Yesu agiye kugirira neza, kuko ndimo ndumva ubutumwa bugera hirya no hino ku isi, kandi Imana igiye kuza kubikora kwiyubahisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Mana, ndagushimiye kuko ukomeje kutubwira amagambo yururutsa ubuzima bwacu mu mahoro, tukaba mu mahoro, tukumva tuguwe neza. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Muri mbere yuko inkoko ibika, ababyeyi barabyaye. Muri mbere yuko inkoko ibika, Mana, twishyuye amadeni. Muri mbere yuko inkoko ibika, amashimwe ariyongereye. Izina ryawe riramenyekanye hirya no hino. Bageze muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, baravuga ngo twubonye Imana ikora ibikomeye. Urakoze ko twaguye mu buryo budasanzwe, kandi ko benshi babonye bibaye umugisha, ndetse amamesaje aturutse hirya no hino ku isi tugiye kujya tuyakira, avuga yuko hari ibikomeye ukoze ku buzima bwabo, kubw'ijambo ryawe riri kugenda ribagera mu mitima, riri kugenda rigera mu buzima bwabo. Komeza uganze kandi natwe dushoboze, uturinde gutendeburika, uturinde kugwa isari, ahubwo ukomeze kuba muremure. Ngakomeza wihesha icyubahiro, kandi n'uyu ubigiramo uruhare akabikwirakwiza, nawe ntakabure gusarura ku mugisha w'abakiranutsi ndetse w'abavuga butumwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze ko ari wowe ubikoze, kandi urakoze ko uturengeye. Byose twizeye yuko ubikoze, kandi bikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze buganze kuri mwe. Shalom, shalom.